tugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe, ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatuwarete yacu, kuko tuzaba twabasize kure cyane. Twebwe ari twe ba bosi dufite abakozi dukoresha, simbababwiye se? So iyo myumvire mugomba kuyigira. Niba deje atubwiye ngo 2050 tugomba kuba turi abakire, hasigaye imyaka 25, umuto yiri hano azaba afite 43. Nimutagize u Rwanda aho ngaho muzaba muri ikibazo. Nasaba imbabazi z'iki, ahubwo bo ntibampuruvinge yuko ibyo nababwiye niba bibabaje batazaza kubikora. Bataza kubikora rero uko bahagarika amacakubiri, inzangano, kugira ideoloji ya jenoside, bakabihagarika, bakaza ahubwo bagakorera ibihugu byabo bigatera imbere. Maze aho nababwiye ngo bazaba ari abagaragu, twe turi abakire, ahubwo icyo gihe bazaba ari abakire natwe turi abakire, maze twicare duhige tuganire abakire. Naho ubundi kujya kuvuga marara gusakuza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hasa naho, ni ikinyereka yuko mesaje yanjye ahubwo yageze kuba yagombaga kugeraho, kandi ikabakora ugushora, kuko itabakora ugushoye ntabwo bari gusakuza. Mbisubiyemo, nta mbabazi napfa, kandi icyaha ndakoreye umuntu uwo ari we wese katuma naka izo mbabazi. Nyamahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Ibyo bintu bundi ni ubugoryi, kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu, ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka, umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza, barabizi. Ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo, ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu. Ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. CNDD idahindutse, urumva igomba kurangira muri aka karere, kuko politiki ya CNDD n'amacakubiri yayo bigomba kuba bigasibangana absolutely, kandi bizakorwa. Yongeze kuri ingingo, nta muntu ujya undeba gutyo. CNDD igomba kurangira muri aka karere, nimere nk'ihwa mu rukweto ibihugu bigenderamo. Abanyamurenge bura n'ibigarasha, n'ibigarasha ariko byo bikomeye cyane, kuko politikare bataye leadership, kandi bagiye muri century ya 15, ikinyejana cya 15 nyuma ya Yesu, muri by'abazungu babara. Ikera cyane umva hashize imyaka 500 baragiye, kandi urumva none abantu bavuye mu gihugu kandi bakagenda bagatura ahantu batagira umuntu ubayobora, batayoboka umwami, babaho gusa mu miryango yabo n'inka zabo, mu miryango yabo batware, nta esprit ya leadership bagira. Yego, donc ya esprit yo kwigomeka ya Mungu ibarimo toujours, ntibazi ubutegetsi. Ibarimo cyane. Hano umuntu ugeze kumbwira kera, ambwira ati buriya Abanyamurenge ati n'abatutsi ariko ntibabizi, bamwe ntibanabyemera, kandi reka bareke no kubyemera. Ati culture ntayo bakigere, yaratakaye. Ati bafite culture y'Ababembe, bafite culture y'Abashi, bafite culture y'Abashi, bari ko n'Abanyarwanda bo bafite culture nziza cyane. Ati ahubwo bafite y'Abavira, urumva, y'Abafurero. Ati n'abantu basa ni kuri ariko n'Abafurero. Yego. Hari umuntu ugeze kubimbwira, kandi umuntu ukomeye sinavuga izina rye, ariko kabo muri Kongo, ariko atari ko buriya n'Abafurero rwose. Tibariya bambwira ati nta nubwo ari n'umunyamurenge wabimbwiraga, n'umuntu wabimbwiraga yambwiraga n'umuntu ukomeye sinavuga izina rye. Agaya Abanyamurenge cyane, avuga ati Abanyamurenge n'abantu beza ku isura, ariko
ubwenge bwabo nta culture y'Itutsi bagira kugiye nibuka yuko twiga turi abanyeshuri nta munyamurenge nigeze mbona yiga muri university ntawe nigeze mbona nta numwe nigeze mbona hari umuga professeur umwe witwa Gisaro ise uriye muhungu ujye mu busakuza witwa Gisaro yari umuprofesseur Kinshasa mama wanje abari wensorezaho ubundi wenda ningira ikindi ningiro kazi ndaza kugira ikindi mbazwa mama wanje ngira mama wanje umwe w'umukecuru w'inyamasheke naramuhamagaye mubwira ko nshaka ko bahuza abantu bo muri famille muri 2010 njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa RPF kandi ko numva nshaka ko abantu bakuru bo mu biwacu nabo bayoboka umuryango abatante baraseka barakumbagara bagaseka umwana kihirikiriya ngo wowe ngo uri inkotanyi nti bakongera bagaseka nukuvuga mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito ntibihure iyi nkotanyi itareshya n'izindi iyi nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse iyi nkotanyi ntabwo abo bantu biwacu bize ariko ndimo ndashaka kubereka ibintu turi kudiringa nabyo niba dushaka ko bigeraho bigera nta nubwo dukwiye guhera iwabo ku baturanyi tugomba guhera iwacu aho ni muri 2010 baranseka bangira urwamenyo batumva rero tukubwire nta nkotanyi tukubonyemo uzagende wihahira aho uronke uzagwize Bamporiki mbaye umudepite ngize umugisha ngiye iwacu ndababwira barishima nza kuzagera igihe njya mu butumwa bw'akazi isaha igeze nibuka ko ntabwiye mama ubundi urumva umukecuru wo mu cyaro nyine abagushaka buri gihe umugore wanjye yari ari kunkorera igikapu njyewe narisigaga turi mu cyumba ndashaka kubibabwira uko byari bimeze noneho telefone ndayihamagara nyishyira muri haut-parleur irasona noneho mama wanjye yitabye ni mama biti ati ni byiza afite telefone iyo telefone nayiguze mu mushahara nahembwe n'inkotanyi ariko arwana nabyo akavuga ati urumva azazana telefone ariko ntiwabayo ibyo nibyo turwana nabyo so noneho aritaba ni mama ni rero ntabwo mpari ngiye kujya mu gihugu cya kure cyitwa Vietnam nzamarayo icyumweru nugira ikibazo uzavugisha umukazana wawe nge sinzaba mpari noneho ahita hinijwe yewe ni nesuri ndi mu rugo ayo akagenda rine uri wenyine noneho avuze ati uri wenyine ni mama wanjye ngo ni mama wanjye yazi kuvugira kuri telefone nubwo atazi kwandika ubwo afite ashaka abantu bakamumenyera nimero y'umuhungu aha noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine yambaje ko ndi mu rugo natangiye narwanya urugamba rw'igihe gito rw'uko nashatse n'uko navutse yes noneho mama mubwiye nti ndi njyenyine ahita ambwira ngumva ngo hanyuma rero ngo ukubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere ngo niko zizakurangiza noneho ntacyo navuze mbere yo kugira icyo mvuga narahindukiye ndeba umugore wanjye twe tuba mu nzu yacu turi babiri twenyine nta wundi muntu haba nta muntu mama wanjye arabizi ko tuba turi babiri rwambaza ko ndi njyenyine icyo yambazaga barakizi nubwo mwumva ko ari umuturage noneho telefone iracyariho ndeba umugore wanjye mbona abaye nk'uguye mu kantu nawe ariko mukecuru n'ubundi nawe ni umupaniko ati mama wanjye ibyo bintu n'ubuhanuzi baguhanuriye ni ibiki bivuye hehe ngumva ngo ntumbaze byinshi ngo we nushaka kumenya ibindi ngo uzaze tubiganire waje ntumbwira umugore n'ibi bintu ntubitindeho ndigendeye tuzabikoraho tugarutse ndarutse nahuye n'inshuti yanjye y'umuyobozi ndamubwira nti ndashaka ko uzamfasha tukajya kureba mama ashobora kuba yibwira ko kuba abizi neza ko ndi umuhutu ashaka kugira ngo wanza mw'iki gihugu ninjye muhutu uba muri politike njyenyine noneho ndahita ambwira ngo hanyuma se ngo nibura mubwira icyo mama yambwiye ngo nibura ngo mama wawe ntiyanize ati njye mama wanjye abikorera narize nk'umuntu wize diferanse iri hano ni ukuvuga ngo ibi bintu kubivuga njye nabwiye mama ko nzabivuga mama wanjye narabimubwiye twagiye icyango ariko mama ni bya bintu wambwiye
ariko urumva ntabwo ashobora kumbwira nyine abona ndi kumwe n'umuntu adashaka bya bintu wambwiye ubu harya ngo bazangira gute kandi wa muhungu uzankorera ishyano kubera ko hari urenze umwe so difference nuvuga ibi bintu numva nizera ndashidikanya mama wanjye aramutse agiye hano bibuka akadekona agatukana cyangwa akazana ingengabitekerezo ya jenoside mu by'ukuri umuntu uzabimbaza azaba mpumukiye mama wanjye yavutse muri 59 ngiye mvuka muri 83 usibye kuba ari mama wanjye nge sintekereza nka mama kandi guhindura mama wanjye ngiye byarananiye kuko mama turavugana nkumva ibintu ntabyumva kandi iyo nahembwa arabimenya so ariko ibindi ntabwo mama wanjye ashaka kubyumva tuzajya tuganira ngo hari abantu bazajya baza bakubwire ngo hari abazaza baza kugira gute. Ikindi cya kabiri, twebwe niba twarasabye leta ya Kongo gusenya FDR, yo ntishobora gutinyuka kudusaba gusenya M23 en contrepartie, cyangwa se mu kimwe nibinanirana, ubwo bizaba bya bindi byo kuvuga ngo okay, noneho FDR niba kuyisenya mwebwe byabananiye, tuzaza tubyikorere namwe kuri M23 muzaze mubyikorere kandi imitwe yombi iri muri Kongo. Donc no kuvuga ngo n'ubundi kibuga ni cyabo, byose birabera muri Kongo, byose birabera muri Kongo. Donc naho ruzirikiye aguhebye burya genza na yampisi bati nyabura zaberogeye hari ati naguhebye burya kuvundiriye umwana w'umwana bamoriki uri bamoriki ariko menya nicyo baguhora nta bwenge ufite urarokompoka ibintu bitari mu bwenge urasamayanzwa urasamba utagira aho ugana ari umuhutu ari n'umutwe utari n'umutwe nta ugana kuriruka inyuma y'uwo musaza ngo ni Kagame tumwitera n'akanyombya uwone extinguisher ntuzongere kugira ngo wasame imbere y'abanyarwanda ngo kuko uri umuhutu bagwaye kugira ngo ujye umuheha mu nyo ubona utanganye ko wahenewe ntuzongere rero ku gicu garuka kwasama yanjwa uvuga imbere y'abanyarwanda tegereza tega amatwi kandi abahutu muzapfa nabi mudashobora kugira ngo mugire kuzirikana mugire urukundo uwo muhutu kandi mutagabanye indanini kandi murakina ku mutavu w'urupfu kera iyo wasama gutyo uvuga ubusa kumenya yuko mwe mukuye umugozi genda avuga nk'akaziga ahubwo abahutu mukwiye kunigwa mugapfa mukanashira mugapfa mugashira kubera yuko buri ubonye icyo asakira ntatekereza undi ejo azaba ameze ati nawe wenda uhungire hehe nawe majanja yawe niyo ndo yawe nk'uko nkurora hopeless bana na Kagame azakwegeka kandi azakwereka n'abo bana wabyaye uzagarukira kuri abo hopeless kwe gutangira ugatanga abatutsi utanze nyoko utanze abahutu utanze abatwa ubwo nawe ukajya no kuri radiyo ukavuga nyakuvuga idahiwe urakaruhira igahini cyangwa uzarwara igituntu bakwereka icyo uzaba cyo urabona ingagi ubwo zinguri kumwe na Kagame ari bande bazabanza bagukata amabya bagukata ibitsinsino n'uwo mugore wawe uvuga narindi banisiga hari leta yantumye ari bande pu ndaguyebye kambaze nkurekera ko ngako